Sereka mubwire ubona urambwira iki iminsi ishize yose ninjye ugenda nkajya kwiba nkabazana tukateka Wese ngiye ko nibyo agafone ejo bundi ko nakubwiye ngo tugateze n'ibyakunaye ngo tuzajya sibyananiye gute Nese suhora umbwango ngo zanga ngo mashaka kujya kuri YouTube ubu suburi nete mvuye kukura hararuguru ubu suburi nete turi buburare ubu gisusu yatwibese noneho ndarere wasanga wenda gisusa n'ikintu ari bwazana ubu se ngiye nakubwiye ati bino bihe bimeze na nakubwiye ati ibihe bimeze na reka umuntu ashaka kuntu yiyeranje ibyo kubyumva byakunaniye byananiye gute kuko ari mwega bwo dushaka kumvikana aho ngaho ndarere kugira none se reka mubwire hari ahadira umukanya nakubwaga ntago nakubwiye ibintu kuba tubigenza arangiza ukabyanga none uraho ngaho ritakishwa ngo inzara ngo ubuse gisusu ubu nagwasanga go ngo yanaje nimba zuri muravuga muravuganwa kana kugeza hanyuma akako kare kuvuga ibiki ntako mwicara se mwavuze ibyo mwibara oya nawe abivuze gusa nuko twari duhaze nako dushonje nese ayo marinete kutarayagurisha nagushaka kuyagura hanyuma se nimba naburiye umukiro uragira ngo nyarye kandi wagi nazo zayagurisha ibintu nk'ibyo ngiye mbona ntabwo tuzabishobora kabisa hari igihe mujya munsetse ahubwo ati ibihe bimeze nabi ntubyumve none se mwana bimeze nabi gute wambaye ipantaro imeze gute wakaba yikuramo ukayigurisha ugasigarana nawe irapana irakabutugira ako nose na umukiriya uretse nibutse ko nta mukiriya uhari hanyuma dore umwanzuro tugiye gufata wa mbere na nyuma kuramo uyu mupira tujye kuwugurisha ako kamenye wambwa wewe wakuye mu ngo wawe ubwo se uzi nyuma sibyo ngibyo wambaye aho ngaho bimaze iki bimaze akamaro ibyo bya wambaye akamaro bikumariye nese uragira ngo urisha ibyanjye n'ibyo utari wabigurisha ngende reka mbakubite inama ya kigabo kandi ifatika yandi byano kuza ushyira mu gifu gusa ushyira mu gifu none se nafoto ko nta cyabaye ite sangiye kambe mbaretse nyine ko manza cyo kwiyagatanda kuganira buretse aho manza ngo kubite akagingo k'inyamibwa ubundi reka nkubwire uyu mujyama ndamwemera we ngira hirya tuganire kandi nabikubwiye ubu nakubwiye ati dutegereze uyu muntu araza dukubita agatekerezo k'inyamibwa nyine ngenda ubu inzara twe dufite n'igiye gukira ko kwihagarika se buretse ngiye kwihagarika abantu b'inyanya ngiye kwihagarika shaka bikora wa mujyama ngo ndetse nkagenda genda gahinda ufite gashira wa mugana wawe utaninyare none se mwana urumva ufite ikihe kibazo kimwe n'umanza kuri se mwana urumva ubwo biri bugende bite ubonye uramujama nta kintu afite natwe nta kintu dufite rega irimo iratema amara itatema sinishaka wacamo kabiri yamutega ngo ndabazanira umva none aho bigeze nanjye benshaka noneho ntare bugikizwe neza kandi buri gihe cyashana mukemanga ndazi byanjye mumenya mba naje narima se nishe muri aka kantu k'amazi ririya buri kanya tujyanze byaho gake kigera bwabo nanjye ndabuzi uyu mutipe nawe wahezeho wasanga ari ikintu kandi nakubwiye ari akantu narebaga mu mufuka ahubwo nimba byareba iki ubwo ni inzara yemera kurya ntabwo ari gusa ubwo wowe tari ko kurya iri kugutema amara gisu ariko wowe uri muri amamagara mubi faya hano sha aya njyewe ibintu byanyu njyewe nabirambiwe nimupange ibyo mupanga vuba hanyuma ubundi dukura umwanda mu nzira ariko rero ugerageze ushaka ikintu cyo kurya nababwiye ngo buri gihe iyo mushonje kare numva ibintu bimumurira nabi iyo mushonje muhumurirwa ibi niba usigaye natwibeta ndagatswe ntabwo nzongera kugikira umuhango mbazanire ariko ndabibeta uko bizi nayo nakatana ikintu njye nka base kugira ngo twese twizerane urumva buri muntu nakore mufuka ibyo afite abyereka abyereka mugenzi we tekereza zikurikirane twizerane nk'abantu nyine tugenda urufunguzo mfite amaha urufunguzo
Jewe ni phone. Mwamuraho murimo murateta ngise uze nzavuze. ububitse telefone ingana gutya tutarayishakira umukiriya ngo dushake ibyo turya. Hanyuma Ubwo nta nzara afite. namubwiye ngo tuyishakire umukiriya ntabwo byamunaniye. Umuntu ushonje sabika telefone mu. Sha wabyihoreye. Aga ntago cyaba. Uzi uko nagiye no kurya ahantu mwabwa ati bayigwatire nabwo bakabyanga. Hanyuma Ntawayigwatire. twite mu mufuka. Kunkwereka ibyo mfite kubikanga ubona umbwira nkwereka ibyo mfite. Hanyuma Gusa ubundi wowe urimo urasaka umuntu kubera mu bigenze bite? icyo ni igiki? Ikihe se sinakubwiye ko ari urufunguzo rurimo aho wasubiza. Urufunguzo rungano utya. Mvana mwana yo ninza. Ayo ibutsi byinze riba yakomeje gukuzwa gakomereye nabi ubundi ibyo bintu bikubura. Koko ngende kubireba. Ubundi gerageje ugashaka ukuntu ujya kwimyumbati byakunaniye. Ubu se aho twirirwaniye wowe wandushije ubuhe bwenge? Ntabwo nirirwanye nawe ntabwo nze gusangana nawe. Ndikubwira uyu wowe nakuvugishije twirirwanye kuki watagiye kuyiba? Yewe ngushaka ho karekare. Oyo ndoshaka gufi hanyuma bafite akagufi kutagiye kuyiba. Turiye zidakanze uko zaneye mu nda. Kamanza njye kwigira kuri wese. Mugomeza mutongane nyibwo nimubona mubonye umwanya wo kujya gushaka ibyo kurya wajya utanibona guhagwa. Kanya ngo warogiye kutunyaraho ngaho ho shegenda. Kire kwirutoye. No. Nari kubishaka cyane. Ntabibonye. Kina kubwinga ari kintu afite mu Nga hagiye kunyara. asubiye ku Hagiye kunyara. nakibona. Kamwereke. Tumugenda hano ntabwo nagenda. Reka nkwereke. Uca hararugunsha hejuru. Kuko ndabigize neza ko kumufata. Abantu n'imikino bikamwe. Mundi bwagasikaze. Agiye muri wese. Nimba uko murya neza. Guhera ubu none. Turi dusangira byose. Urufunguzo ruraryoshye. Urufunguzo ruraryoshye. Cyangwa inshuti bakomeza ugume kuri toyi. Ndiho n'unyagurike. Mwese ko umuntu wari yirinda.